ati ingabo za Kagame, ingabo za RPF zamaze abantu za Kibuye. Kimbanze kugira ngo nabyumvise nabi, mbona n'abandi babigiyemo bari tazani seth uvuze ngo iki? Ati amakuru ati tubona ati abantu ati naho ubwo ndiyo hari nahuye n'abaturage mvuga disikuru nza kuvuga n'abantu bari hakurya muri Kongo, babwira nti abahungiye muri Kongo hakurya mureba bamaze abantu, ntibazagira ubwo bagaruka tubabaze impamvu bishe abantu uko babishe. Ibizaba bidashobotse bamwe tuzabasangayo. Ngira ngo rero mvuze ibyo nicyo cyavuyemo ko twamaze abantu. Ndavuga se ndashonga ubu reba ntabwo naraye ndyamye, nagendaga ijoro ryose ndirirwa nshakira igihugu umutekano. Ubu wampinduye umwicanyi, nijye mwicanyi? Mwabuze abicanyi bugiye wampinduye umwicanyi? Buryo uzi cyanje mu mutwe ariko mwari mugiye kubigwamo mwese kandi mutabizi. Naratekereje aba bantu nze bose mbahambire mpere kuri aba ngaba ngende mbashyire. Ndakubwiza ukuri byanje mu mutwe, mbonye bitari byiza bitashoboka mva mu kabineti ndigendera, mvamo ngenda n'amaguru n'imodoka zanjye zisigaho ndataha. Ku itariki ya 16 y'ukwa gatanu 1998 Seth Sendashonga wigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine mu Rwanda yiciwe i Nairobi muri Kenya. Ntanakubeshye mu gihe za debate zabaga ndi twashyiraho nka perezida, nubwo abantu bumvikaniye kuri pasiteri ariko harimo bamwe bapropozaga Seth nanjye ndimo. Uruvuga utamwibeshyagaho cyane nyine. Seth Sendashonga ni umuntu wavukiye ku Kibuye, yavutse mu 1951. Bamwishe afite imyaka 47. Yamenyekanye cyane ageze muri kaminuza y'u Rwanda i Butare, yandikaga mu kinyamakuru cyaho abanyeshuri bari bafite ikinyamakuru cyitwa Diapason. Ni muri za 72 na 3 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 72, 73, 74 yavuye mu Rwanda ahunze muri 75. Yiga muri universite i Butare, yayoboye ikinyamakuru cyitwa Diapason. Ku itariki ya 16 y'ukwa gatanu 1998 Seth Sendashonga wigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine mu Rwanda yiciwe i Nairobi muri Kenya. Ibinyamakuru byinshi byaranditswe, ibyegeranyo birakorwa ndetse abantu batari bake bacika ururondogoro nyuma y'urupfu rwa Seth Sendashonga, umugabo w'amashagaga no guhangana gukomeye ku buryo mbere y'urupfu rwe ababanye nawe mu mirimo itandukanye ya politiki bamwibuka nk'umugabo utaragiraga uwo atinya. Uyu mugabo kandi mbere y'uko yicwa aguye mu gihugu cya Kenya yagiriwe icyizere mu myanya itandukanye mu buyobozi bukuru bw'u Rwanda no mu muryango FPR Inkotanyi, ku buryo ngo hanabuze gato ngawe perezida w'u Rwanda. Nk'ubwo kugira ngo wumve imiterere y'uyu mugabo wakumva uburyo yigeze kurakaza Paul Kagame igihe ari visi perezida akaba na minisitiri w'ingabo, ku buryo Kagame yababajwe no kumva Seth Sendashonga amwita umwicanyi ndetse anabyita abasirikare yari ayoboye, agasohoka mu nama y'abaminisitiri ababaye cyane, agasiga imodoka ze agataha n'amaguru. Ati ingabo za Kagame, ingabo za RPF zamaze abantu za Kibuye.
mbanza kugira ngo nabyumvise nabi, mbona n'abandi babigiyemo bari ndabaza ni Seth uvuze ngo iki? Ati amakuru ati tubona ati abantu ati naho ubwo ndiyo hari ahantu nahuye n'abaturage mvuga disikuru nza kuvuga n'abantu bari hakurya muri Kongo babwira nti abahungiye muri Kongo hakurya mureba bamaze abantu ntibazagira ubwo bagaruka tubabaze impamvu bishe abantu uko babishe. Ibizaba bidashobotse bamwe tuzabasangayo. Ngira ngo rero mvuze ibyo nicyo cyavuyemo ko twamaze abantu. Ndavuga Seth Sendashonga ubu reba ntabwo naraye ndyamye nagendaga ijoro ryose ndirirwa nshakira igihugu umutekano. Ubu wampinduye umwicanyi nijye mwicanyi mwabuze abicanyi bugiye wampinduye umwicanyi. Uyu mugabo Seth Sendashonga mbere y'uko yinjira muri FPR Inkotanyi akiri umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda yabaye umuyobozi w'ihuriro ry'abanyeshuri barwanyaga leta ya Habyarimana ndetse mu cya 1975 ibi byaje kumuviramo guhunga igihugu ahungira i Nairobi muri Kenya. Aha yaje kuhabona akazi ko gukora mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere. Mu mwaka w'icya 1990 ubwo FPR yatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu, Sendashonga yari atarafata umwanzuro wo kuba yakinjira muri FPR. Nyuma ngo nibwo yaje gufata umwanzuro wo kurahira no kwinjira muri uyu muryango. Amaze kwinjira muri FPR Inkotanyi, Sendashonga yahise yinjira muri komite nyobozi nk'umuntu wari ufite amakuru menshi ku Rwanda kandi afite n'abantu benshi ashobora gukomeza kwinjiza mu muryango wa FPR Inkotanyi. Mu biganiro FPR yagiye igirana na leta ya Habyarimana, Sendashonga yari mu bantu babaga bayihagarariye ndetse yari no mu bantu bagombaga gushyirwa muri guverinoma ihuriweho. Mu gihe abanyepolitiki ba FPR Inkotanyi bajyaga mu cyahoze ari CND, Sendashonga nawe yari umwe muri abo ngabo. Nyuma y'uko ingabo zahoze ari za RPA zihagaritse jenoside yakorewe abatutsi, Sendashonga n'umwe mu bantu bari bagize guverinoma ya mbere yashyizweho agirwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Ibi ariko ntago byaje kurangira neza kuri Sendashonga kuko yaje kugirana ibibazo n'ubutegetsi ndetse biza gutuma ahungira muri Kenya aho yaje kurasirwa ndetse ahasiga ubuzima. Muri byinshi atumvikanyeho n'ubutegetsi nk'uko bivugwa na bamwe mu bari mu mirimo imwe muri politike, harimo kuba ngo yarashatse guhishira mukuru we wari burugumesitiri ku Kibuye, akaba ngo yari yarakoze jenoside yakorewe abatutsi ariko akaba atarifuzaga yuko yatabwa muri yombi ngo akurikiranweho ibi byaha. Nkaha kugira ngo wumve neza imiterere y'uyu mugabo urakurikira ijambo rya Perezida Paul Kagame ubwo yasobanuraga uko byari bimeze mu nama z'abaminisitiri zari zirimo Seth Sendashonga, aho yaje no kubumbura akanwa ke akita Perezida Paul Kagame n'ingabo yari ayoboye yuko ari abicanyi. Mu gavumenti ya mbere twagize guhera 1994 hari ibintu byinshi bigeragezo byinshi ariko abagiye muri guverinoma icyo gihe sinzi hano bagomba kuba atari benshi cyane, ariko barabizi. Bikajyamo n'ayo mateka mabi yacu ya kera kavanga n'amatwara mashya, twasaga mbese twari nko gukirana, ninde uri hasi ninde uri hejuru, tukigaragura mu kabineti guhera kuri perezida icyo gihe kugera kuri minisitiri uwo ari we wese. Ndibuka rimwe hari inshuro nyinshi hari umuntu wigeze kuntera mu biro byanjye, umuhungu wa Rukeba muramuzi cyangwa muramwumva?
aha arantera mu ofisi yanjye, araza arambwira ngo umuhungu wa Rukeba wari perezida wa runari cyangwa se wari muri runari, sinzi niba ari perezida cyangwa yari ugomba kumubona. Rwose ntimumuzane kandi nta ntambara nshaka na Rukeba, nimumwihutishe mumuzane. Intambara zo mfite zirahagije, ntabwo nshaka kongeraho iya Rukeba. Baramuzana ajya hangera mu mateka, arangije arambwira ati ariko ati izi ngabo zawe uyobora atuzi ko ari izanjye. Ntabyo narinzi. Ati ni ingabo zanjye, noneho ajya mu mateka ya runara, ajya mu shyirahamwe. Ntabwo nari kujya mbabarire, amateka ya runara ntabwo nari nyazi, ntabwo. Ati aba bose akambwira abantu bamwe, akambwira ba se babo, abana ariko twebwe narizi ko turi Rwandese Patriotic Front. Iyi ikaba ari ame ikomoka. Ati se Rwandese Patriotic Front ituruka he, ikomoka he? Mubwira amateka narinzi ya RPF. Ati abo bose uvuga nitwe. Pe ariko biba ibintu by'impaka ndende, ntese ntoke reka nemere ko ari ingabo zawe, tubigire turashaka iki? Ati ndashaka nyine ko runari igomba kubona umwanya wayo kubera ko mwakoresheje ingabo zayo, nko kuvuga ati nanjye ndashaka umwanya hano mwicaye. Abisubiramo. Hari n'umugabo wankoreraga icyo gihe wajyaga akora translation, yitwaga ni Semaragiti? Semaragiti. Naho ubwo ngo aza kundeba yabanje, kuko nakoreraga ahantu hari muri Nyarugenge ngira ngo. So ndi hejuru ku floor yo hejuru, uwo Samaragiti arambwira ati ni ikimenyimenyi, ati abantu bamwe bagukorera bose, ati ni unari ni abantu banjye nkande, ati witwa Samaragiti ugukorera hano, ati rero Samaragiti nawe ni boss wanjye buriya, uri boss wanjye Samaragiti. Ariko ngeze aho ndamubwira ntoke reka nkorohereze, urashaka iki? Amaze kumbwira ibyo ngibyo ndamubwira nti rero yewe niteguye kuguha ingabo zawe ukazitwara aho ushaka. Ndamubwira nti banza uhere kuri Samaragiti umutware, ugende mujyana aho ushaka, hanyuma n'abandi basirikare unyishyuza nabo uzanzanira amazina yabo, nabo mbaguha wajyana. Hari ikindi ushakaho? Ni nko kumbwira ati rega nawe ugomba kunyoboka. Ubwo byari intangiriro, haza kuba ibindi birushijeho hanyuma. Ubwo mu nama mu cabinet abantu baza bagambanye, sinabimenya n'iki. Ariko ninde wari uri mu cabinet icyo gihe waba ari hano? Cabinet ya mbere wari urimo na Karemera, ngira ngo Karemera ari hano cyangwa ntawe?
nawe wari uri mu ya mbere aha ubwo barabyibuka baraza kunyongereraho ibyo ntaza kwibuka cyangwa ibyo ndi buvuge ku buryo butari bwo. Hanyuma tugeze mu kabineti naho abantu bagiye, hari conspiracy inama, abantu babanje kubishyira ku murongo ibyo biri bugende. Ubwo perezida yabaga twicaye Bizimungu icyo gihe hagati, iruhande mwicaye iburyo, hakurikiyeho Twagiramungu, hirya hariho Kanyarengwe, then hakurikiyeho hirya Seth Sendashonga. Ndabibuka kuko bari bakurikiranye mu kabineti, harimo Twaga Nkubito wabaye minisita wa justice, ni Nkubito bityo ndabibuka ko bari bicaye bakurikiranye. Tugeze mu kabineti haza item kuri agenda, ubundi twagezwagaho agenda turi buganire, haza kuza ko hari dosiye izanwa na minisita wa interior Sendashonga. Dosiye iza kuba iya Rukeba na Runari. Ngenda bihorera kuko yari yangezeho, namubwiye ibyo namubwiye ndicecekera. Kabineti irashyuha, abantu babanza kuko Runari hari ibyayo tugomba kuyiha. Ariko ubwo plan yari ukuzana confusion muri cabinet ndetse no mu the whole. Ubwo harimo abantu bavuga ariko RPF tuzayikira, ariko buri igishobora kubisenya nuko twayishyiramo amacakubiri tukateranya abantu. Ubwo niyo yari plan. So baravuga baraheranya Kanyarengwa atari ko nibyo, ati nibyo, ati dosiye, ati ibintu biratunganya, ati harya, ati Seth, ati tubwira, ati bimeze bite. Yari afite fayiro, arayifungura asoma ibintu mbese ukuntu bakwiye kuzanamo, nabo bagashyiramo, bakazana abantu muri leta, bakagira Runari. Kanyarengwa aramwakira, Twagiramungu aramwakira, nuko haza n'abandi ba Nkubito baramwakira. Hanyuma hari abahanyanyaje bagerageza kugira ibyo bavuga, barakubitwa kweri. Ngira ngo hari ibihozagara leta sinzi byavuze, baramwakira barakubita, batereka ceceka. Hakurikiraho Karemera barahonda, sinzi abandi bagize vuba batari ko ibi bintu muzanye iki gihe batereka ariko ubwo Bizimungu arashecetse. Perezida byatinze, mbaza perezida, ariko perezida uravuga iki? Intambara ziri hano mu kabineti, abantu bahererekanya, wowe urabitekereza ute? Ati nanjye nuko mbibona. Ndeba mpera kuri Kanyarengwe, kandi ubwo yari umuyobozi mukuru wa RPF. Abaza ariko Kanyarengwe nawe, hanyuma se Twagiramungu, ubu Twagiramungu na Kanyarengwe na Kayibanda nimwe mugiye kurwana intambara z'Abatutsi na Runari? Iyo cynicism murazana y'icyaha ngaha. Why don't you just shut up?
ni mwebwe mugiye kuzana ibi ngibi mbaza perezidenti dukiranurega ntubu nawe se uremeranya naba asa n'ucisha make ngira ngo abonye ndabona ariko kanyari ni cynicism mu cabinet mwazanye you're just being cynical muri abantu ubu inzira turimo yo kuva muri aya mateka mabi no kugira ngo dutere mwadushubije inyuma imyaka yose na politike yayo ubu niho mwagiye twicare tubatega amatwi dukurikiza ibyo muriho mutubwira ntabwo kandi muri abayobozi mwitwa ko muri abayobozi b'iki gihugu abantu babatezaho amaso ubu inzira mudutwaramo niyi ubu ariko bigeze aho ndababwira nti rero ubundi nta kibazo ngera cya to respect people. I respect myself, I respect people. Nabwo nari kubungiye gukora ibintu bimwe bitasounding respectful. Because hari perezida yicaye hano, abandi abayobozi bakuru mwicaye hano, kabineti mwaho mwayigize ubusa mwatusaye muri politiki. Nabwo yewe ntabwo nakwemera ko amaraso yamenetse y'abantu barwanye turahamba bishwe muri mateka mabi ntituranabamenya abanyarwanda barashize n'abarwanaga nabo abenshi babiguyemo twe turi aha ngaha twasagutse ku mahirwe tugiye kwicara aha mujye aho mutobange igihugu mutobange abantu mutobange niba mushaka indi ntambara you are going to fight it. You cannot do that. Nababwira nisi ndababwira kuko yewe nari vice president icyo gihe nari umukuru w'ingabo nayo nkwiye no kuba nceceka mwumva ibyo perezida yemeje byaba byo bitaba byo ni perezida ariko icyo gihe kubera investment of flesh and blood and I cannot icyo gihe ntabwo hari abantu baba shy bagira bate when it comes to certain things there is no being shy nta soni ngo birangirira aho so ndababwira forget about it ariko urabona icyo navugaga ko cyo kugeraho sounding uba nkaho utubaha abantu cyangwa n'abakuru bakurenze icyo navugaga ni uko nababwira ngo ntibishoboka kandi ubwo ndabivuga ndi vice president hari perezida ubundi bigaragara ko ngomba kuba ntarubashye inama cyangwa wari unyoboye icyo gihe ariko kubera ubuzima bw'igihugu bwacu bw'abakiriho kubera ikibi cyagombaga guhinduka aho ngaho nta kundi byagombaga kugenda na nyuma yaho byinshi nabwo niba bibuka ubwo maze iminsi ndara amajoro ngenda igihugu cyose nza kuva Karongi Kibuye muri 1996 1995 ubwo twagiraga inama hariya
muri ya nzu ya kera bayitaga iyihe ahantu hari jari club ariko imbere yaho hari iki senkijuriye ubwo naje nazindutse maze icyumweru ntarakandagira hano ntaragera no mu rugo turi mu ntambara z'abacengezi bava hakurya cyangwa bisha abantu bari hakurya y'amazi muri Kongo na hehe ndaza nkigeraho ubwo nsanga hari kabineti muri icyo gitondo ndagenda nyijyamo uko nakabaye nayo imeze ngira ngo nayo ntaranakaraba nkimara kwicara ubwo kabineti iraho iruzuye abantu batangira gucana amarenga bakagira batya bakavuga Seth Sendashonga atariko arabanza aravuga ngo twagira mungu wabajije Sendashonga ngo natubwire amakuru mu gihugu ko hameze Sendashonga arabivuga arangije avuga noneho aho mvuye ngira ngo niho hari ni waba hari ntabaga za Kibuye aratangira ati ingabo za Kagame ingabo za RPF zamaze abantu za Kibuye kimbanze kugira ngo nabyumvise nabi mbona n'abandi babigiyemo bari ndabaza Seth uvuze ngo iki ati amakuru ati tubona ati abantu ati naho ubwo ndiyo hari ahantu nahuye n'abaturage mvuga disikuru nza kuvuga n'abantu bari hakurya muri Kongo babwira nti abahungiye muri Kongo hakurya mureba bamaze abantu ntibazagira ubwo bagaruka tubabaze impamvu bishe abantu uko babishe ibizaba bidashobotse bamwe tuzabasangayo ngira ngo rero mvuze ibyo nicyo cyavuyemo ko twamaze abantu ndavuga Seth Sendashonga ubu reba ntabwo naraye ndyamye nagendaga ijoro ryose ndirirwa nshakira igihugu umutekano ubu wampinduye umwicanyi nijye mwicanyi mwabuze abicanyi bugiye wampinduye umwicanyi murabyibuka yamuremye wari urimo Sendashonga nabaye umwicanyi subiramo nka gatatu ariko ni byiza rimwe na rimwe kwigarura burya uzi icyanje mu mutwe ariko mwari mugiye kubigwamo mwese kandi mutabizi naratekereje aba bantu nze bose mbahambire mpere kuri aba ngaba ngende mbashyire ndakubwiza ukuri byanje mu mutwe mbonye bitari byiza bitashoboka mva mu kabineti ndigendera mvamo ngenda n'amaguru n'imodoka zanjye zisigaho ndataha ngo mbanze numve ariko ubwo bwose bagize ibyago kuko nari navuye aho nari maze iminsi nyine ngendeyo n'ivumbi n'iki maze nari nambaye na uniform nza mu kabineti imeze ngira ngo mbabwiye nabajije nk'inshuro eshanu Seth mbwira ndi umwicanyi wo kurandeba ugasanga igihe iwanyu maze iminsi ndera ntaryama ntarya ntagira nagiye kwica abantu
ubwo ni amateka ndagira ngo mbereke aho twagiye tuva. Honorable Tito Rutaremara wakoze imirimo itandukanye muri politiki arasobanura ahantu hatandukanye yakoranye na Seth Sendashonga ndetse akanashimangira ko ari umwe mu bantu bari bashyigikiye ko uyu mugabo yagombaga kuba perezida wa Repubulika nyuma y'ihagarikwa rya jenoside yakorewe Abatutsi. Anasobanura kandi uburyo Seth Sendashonga babonaga ari umuntu muzima ariko ngo yaje guhinduka mu buryo bwabatunguye kugeza ubwo nyine yaje no guhishira mukuru we wari ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi. Twe twari abadepite twagomba kujya mu nteko ishinga amategeko, nyuma rero turazana no mu gihe igihe twazaga muri CND twari turi hamwe, akajya agenda akagaruka n'igihe bagumyemo nka perimana, ariko bose baragendaga haba ikibazo akagaruka, zose za negociation twajyaga tugira turi hamwe. Bigera rero aho jenoside ibireye, noneho aho ihagarikiwe, noneho hajyaho leta ya mbere azamo, noneho ari ministre wa nka minaro yo kuyuba, ariko icyo gihe yari ifite n'umutekano n'ikizi y'abaturage. Ubundi icyo gihe hagomba kuba iya pasiteri, ariko ubwo pasiteri yari yaba perezida, araza abamo. Ntanakubeshye mu gihe za debate zabaga ndi twashyiraho nka perezida, nubwo abantu bumvikaniye kuri pasiteri, ariko harimo bamwe bapropozaga Seth nanjye ndimo. Uruvuga utamwibeshyagaho cyane nyine, ariko n'undi yabaye nyuma. Rero ibibazo rero biza kuba kuko mukuru we n'abandi bantu b'abavandimwe we, cyane cyane mukuru we wari burugumesitiri iri iwabo, yakoze hasi, yishe abantu, yamaze abantu iriya za Kibuye. Hanyuma bamufunze Seth Sendashonga akanga ngo be kumufunga. Bitese niho yagaragariye, ubundi ntabwo umuntu yabaga abizi ko ari ibyo bigaragariye aho ngaho. N'ubwo nyirango ibyo perezida yavugaga, urora nyine babigiyemo, abo twari turi hamwe, niho cyatangiye, ntabwo umuntu yabaga anabizi. Byatangira icyo gihe nyirango biriya nka perezida yavugaga ati ngiye kubona mbona bose ari perezida, ari Kanyarengwa, ari chairman wa RPF, ari abandi bari aho ngaho, ati baratangira barahaguruka bagarukira rimwe. Seth rero n'icyatumaga nabivuga, cyatumye twatwagiramo ngo nabivuge, nuko ari nawe wari ushinzwe umutekano ku ntuza, iri minisiteri y'umutekano n'intuza na ntuza territoriale. Niko urumva bari babigiyemo, babiganiriye, perezida aje abigwamo. Ndavuga icyo gihe ari vice perezida aje abigwamo, abasirikare bawe bamaze abantu. Undi rero yari yagiye ari ibyo rimo ajya kureba, barwana n'abana bashaka kwihorera n'ibindi. Imbere ho ubundi muri RPF iyo watungaga umusivili imbunda warahanwaga, uretse kundasa rero kumura n'ibyo ibyo bari barimo. Ariko ubwo niko icyo yavuze byinshi byagiye bivugwa cyane, twagiyemo twakurikiranye, tuza gusanga abantu twarabibeshyeho cyane cyane nkawe. Umwangiye rwose ndamwibeshyeho cyane, kuko twagiye tuganira akavuga amagambo revolutionnaire n'iki, ngiye mfite ntuza education revolutionnaire, byose usanga twaramwibeshyeho cyane. Ariko nibuka akantu sinjya nakavuga, ariko turi mu rugwiro twagiye kwitaba
perezida Habyarimana nari hamwe na Pasiteri Bizimungu na Seth Sendashonga na Patrick Mazimhaka nanjye turi bane. None bagenda badupresenta presenta Pasiteri Bizimungu, Batubini Pasiteri Bizimungu yari muri electrogazi ariko aramumenya abandi wabo mu Bushiru. Pasiteri yari yatubwiye ko mbere bajya kumuha intuzi ibyo bya electrogazi, yaramuhamagaye intuza mutwayeyo, bari bamuhaye electrogazi intuza witwa ninde Bushiru mwene wabo yamutwaye ngo aramubwira ati shaho ujye umenya abantu bacu aho yagiye aho ngaho ngo Abashiru imyanya n'iyindi yayimubwiye. Pasiteri yarabitubwiraga ko ariko yabimubwiye. Icyo gihe babigire abaperezida banamuperezida, noneho baperezida Seth waperezantaga wa conseiller wa perezida wa conseiller politique wa perezida no perezantaga baje aravuga ati uyu ni Seth Sendashonga wo mu Kazo. Abantu turaseka twese n'abatwagira Mungu bari baraho n'abandi bakumva ko hari ibintu deja n'akazu kuvuga akazu babise. Ubu rero nibwo nyemyeza ariko se wenda ntiyabaga mu Kazo. Umuntu aragenda byiba niba rero sida yabaye itari byo, niba hari akantu byari bifitanye ahubwo barabivuga turabiseka twese, ndetse na perezida Habyarimana arabiseka no kumva ko kazina akazu ati wo mu Kazu avuga ngo wo mu Kazu avuga twe dusigara tuvuga tuwende wo mu Kazu yavugaga bakuru bi uriya mukuru we wari muntu za wende ni uri mu Kazu untuza. Ariko urumva no kubyita abantu barabisetse, noneho ariko no kugira kwana ukibaza nta nubwo twanabikurikiranye, ariko naribazaga ntiburi wenda je nakunze kubyibaza, ariko ntiburi yavugaga ko ari murumuna wa uri mu Kazu. Urumva azamo muri RPF ntabwo mba ko azaba perezida Rwanda no muri negotiation Habyarimana wagomeza kuba perezida. Byanabaye no muri RPF kuko yari muri RPF na perezida Bizimungu niki. Ibyo byarabaye no kuba criticizing kuri wowe ujya kurengera umuntu tore ari wowe ugomba gutanga urugero akabujya kurengera abakoze jenoside. None kuko no muntu uza muri RPF twagize inama zo kubiganiraho, barabyumva bumva tubiganiraho, tuganira no ku bya Pasiteri Bizimungu none naho babyumviye ntuza Seth naho yagize icyo yumva atakomeza muri iyo leta aragenda. Ye mugore we ndamuzi ariko tuziranye cyane, kandi bigeze yahereye ko umwanya burya hari abamufashe harimo n'ibihugu n'iki n'abantu bo hanze n'abazungu bari batadukunda bamufashe baramutwikira bamuguma iruhande kugira ngo bare bafite ikintu bagenda bakoresha, ukabona utanamugeraho n'ubwo yanamugeraho ntacyo yakubwira kuko n'abatarafite ubwinyagamburiro. Nanjye twari tuzanye umugore we, ariko urumva yaragoswe na ziriya nterahamwe zagiye kera, agoswe n'abazungu bariya ba regency n'abandi bamugose babana nabo n'abandi banga u Rwanda bagira kubamukoresha nk'igikoresho cyo kuvuga ngo guma ngaha, mbese bashaka kwerekana ko Seth ari maritiri nk'ibyo ari byo mbese bakoresha nk'intwaro yo kurwanya iyi leta. Urumva rero ntabwo wabonaga naho umuhera. Umunyarwanda igibanzirizwa na ndumuntu, Umunyarwanda igibanzirizwa na ndumuntu, Umunyarwanda igibanzirizwa na ndumuntu.